ahantu twagiye kwakitinga ndi mu buriri n'umuhungu director akajya ambwira no uryamye nabi ryama neza feeling birangora cyane tubimara hafi nk'isaha hari akandi akantu gato cyane kuryama neza ubwo yashaka wagomba kuryama icyo gihe uryama donc urabona abantu bari mu buriri bafite uko bagomba kugaragara bitandukanye n'abantu bicaye bari kuganira. Mwararyamye yagomba kukuryama ku mpande cyangwa hejuru? Hejuru. ZOOM TV24 turi Nyamirambo sibyo? Yego. Yajya uvuka Nyamirambo nawe? Oya ntabwo mu rugo ari Nyamirambo. Uvuka mu rugo kavukire ni ibyumba. Kavukire ni ibyumba. Ariko ababyeyi banjye ubu ntabwo ariho baba ngoma. Okay. Ibyumba ngo abikigage. Yego. Ujye mu kigage nawe? Oya. Okay. Kigage ntabwo urakinywa na rimwe? Yego. Uvuka ibyumba. Ntabwo ariho nabaye kuva mu bwana bwanjye. Nahageze 2010. Reka turi kuri mikoro yawe gutya. Komeza ihindure. Isome byanditseho. Handitseho ngo iki? Handitseho ZOOM TV24. Yes, ngiyo ni ZOOM TV24. Nge nitwa Didas niyibizi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Hanyuma turatangira nawe twibwira amazina yombi. Murakoze, nitwa Butera Patience Flavienne. Flavienne, nawe uri gukina muri filime ya Marine? Yego. Maze kwamamara? Biraho. Niyo ya mbere wakinyemo? Oya ntabwo ariyo ya mbere. Mu marore umaze gukina mu kuva wagera muri filime, niye filime ya niye role yakugoye? Role yangoye cyane. Hari ahantu twagiye kwakitinga ndi mu buriri n'umuhungu. Director akajya ambwira no uryamye nabi ryama neza feeling birangora cyane tubimara hafi nk'isaha hari akandi akantu gato cyane. Kuryama neza ubwo yashaka wagomba kuryama icyo gihe uryama. Donc urabona abantu bari mu buriri bafite uko bagomba kugaragara bitandukanye n'abantu bicaye bari kuganira. Mwararyamye yagomba kukuryama ku mpande cyangwa hejuru? Hejuru. Deja naryamye ku ruhande ngomba kumuryama nyine kuryama ku buryo bigaragara mbese ko turi muri mood imwe. Ariko ntamuryamye n'abataryamye. Icyo gihe mwari mwambaye ntimwari mwambaye? Iyo bigeze kuri ya role abantu benshi bajya bumva ko abantu baba batambaye ariko ntabwo ariko biba bimeze. Ushobora kwambara umwenda ku buri wenda niba ari hejuru bashaka ko hagaragara bagakora ibishoboka hano mu bituga akaba ariho hagaragara ariko ahandi uba wambaye. Hari abantu tujye tuvuga ati uriya muntu bari mu ishuka rimwe buriya rwose ati ibintu bishobora no kurangirira ko tumara amata. Ntabwo byarangirira kuko haba hari abakinnyi bagenzi bawe director hari ari kuba directinga urumva ibyo nta nubwo mwabitekereza. Kujya muri mode usarya kujya muri mode y'umuntu uryamanye n'undi ntabwo mode ijyamo cyangwa ari bya filime gutyo nyine kubera ko uzi ko ari filime uri gukina kandi hari message runaka ushaka gutanga ushaka kujya muri mode yabyo bikagaragara ko ari ibintu biri real ariko mu by'ukuri ari umukino. Ari ugukina umubiri hose nta gihinduka? Oya ibintu byose ni mu mutwe. Kugira abantu bumve ko ari imikino. Yaba ari ugukina nyine we kiba ushaka no kugira ngo uha abantu message bayibone ko ari byanyabyo nyine ariko nta biba birenze. Icyo gihe mwasutinga ngiye filime ukinamo iyo role? Oya ntabwo irajya hanze. Ntabwo nayivuga. Ariko wumva ni isoka bizateza impaka cyangwa se abantu bashobora kuzayakira bitandukanye wenda no kubitekereza? Bibaho ko abantu nyine babyibazaho cyane bagatangira kuvuga buriya waragiye kuraba imyenda uraryama n'umuhungu ariko mu by'ukuri ntabwo ariko kuri. Hanyuma se tubwire rero tugiye kwiganira mu buzima busanzwe ufite imyaka ingahe? Abakobwa bijya bibagora ngo kuvuga imyaka sinzi nawe niba ariko bimeze. Yanjye ntabwo bingora kuko niyanjye ntabwo nayitaruka ngo ngisimbuke. Ufite imyaka ingahe rero? Ufite imyaka 22 yose. 22 yose. Ubwo no kuvuga ngo wazamura akaboko ku idarapo cy'ingiro. Ufite n'umukunzi?
yego nicyo ukundira umukunzi wawe washingiye kuki muri make ugiye kuvuga ati ngwino tube turi kumwe ikintu mukundira twabanje kuba inshuti tuba inshuti igihe kirekire birangira tuje gukundana aranyumva ni wa muntu utanshyiraho pressure kandi agaha agaciro n'ibyo nkora yego ibogari abasore abakobwa ngo mukunda amabogari uko yaba ameze kose ariko agukunda kubaha akakubahira uwo uriwe akagukundira uwo uriwe ibyo by'ibogari look biza ari inyongera icyambere ni ukubona umuntu muhuza akakubaha akakubahira uwo uriwe hanyuma turi kumwe mu kanya nigeze kumva witabye papa ufite ababyeyi bombi yego ndabafite umwana akangaye mu rugo umwana wa mbere uri imfura yego kuba imfura bimera gute ubundi ni byiza cyane ni umunyenga kuko affection z'ababyeyi uzibona mbere abandi baza bajya aho wavuye abavuga se ko imfura zivunika ukumva mbese batishimiye no kuba baba imfura ngenda bikunda kuko barumuna banjye baranyubaha barabinyubahira cyane rero ntabwo nk'umuntu mukuru uba ugomba gufata shaje kuri mukuru ukamenya ngo bara niba barumuna banjye ariko nta birenze ni byiza cyane ni n'umugisha turaza kwinjira mu buzima busanzwe tumenye ibyo ukunda kurya n'ibyo ukunda kunywa n'ukuntu uryama n'ukuntu usasa icyumba cyawe nizere ko bitaza kukubangamira hanyuma mu bana b'iwanyu mufite abahungu n'abakobwa cyangwa dufite umuhungu umwe hari ibintu bijya bivugwa ko abapapa bakunda abakobwa babo kurenza abahungu tubwire abapapa nka papa akaba agukunda cyane kurenza uko akunda musaza wawe ubundi umubyeyi abana bose bakunda kimwe ariko nyine akenshi usanga bavuga abahungu ba nyina nibo bakunda cyane abakobwa bakundwa na ba papa wabo nyine natwe turabibona nkanjye papa wanjye arankunda cyane ndabizi gusa bitavuze ko n'abarumuna banjye cyangwa musaza wanjye atabakunda hari igihe abapapa ngo bakunda abakobwa babo bakanafuha cyane ku buryo biba n'ikibazo papa wewe ntabwo ajya gufuhira papa wanjye ukuntu ameze ni umuntu utuje cyane ntabwo ari wa muntu ukomeza ibintu ni wa muntu ukubona niba ari n'ikosa akakuganiriza akakubwira bira ntabwo ari kuri ugomba ukwiye kugenda genda gutya ntabwo rero wa muntu ufunga umutwe n'umubyeyi uba open mukaganira ya ukamwisanzuraho cyane cyane ko ari nawe muntu munyamabanga wanjye wa hafi papa ni umunyamabanga hari amabanga utabwira mama ujye ubwira papa papa nabanye nawe igihe kinini kuruta icyo nabanye na mama bitewe n'aho yabaga kuko niho natangiriye niga urumva papa mwisanzuraho cyane ariko na mama bose mbisanzuraho cyane ariko papa wanjye nyine of course nyine papa mba numva nta kintu namuhisha nubwo na mama ariko bimeze mu myaka yawe 12 wari umukobwa umeze ute imyaka yanjye hari imyaka burya ngo ibigoye cyane 12 15 abana ngo baraba bafite n'amarere cyane imyaka yanjye 12 nari wa mwana ukubagana nakuze meze nk'abahungu nkunda kurira ibiti guhanura amatunda nahoranaga inkovu kenshi narakubaganaga cyane ubu ufite n'inkovu z'urwibutso zo guhanura amapera nsigaranye imwe niyo itaragenda ubu iyo ni iyahe yatewe n'iki byagenze gute inkovu mfite naruriye ahantu turi gukina n'abandi bana ndahanuka nitura mu icupa ikimene wagwishije ikibuno ku buryo inkovu yawe iri ku kibuno natuyeho inda ni pole disi ariko nyine byararangiye ubwana bwawe bwari bumeze gutara abantu bavuga ati nkumbuye ubwana souvenir d'enfance ntizibure wansubiza mu bwana mu bwana bwanjye nakuze ndi wa muntu uri sympathique abantu barankundaga cyane bajyaga bavuga babona nteye impuhwe noneho ukuntu kera nari inzobe cyane kurenza ubu ngubu bakajya bavuga icyana kimeze nk'ikizungu nyine njya numva nkumbuye ubwo buzima nk'umuntu waje kuntwara mu rugo mama yajya kuhandeba bagasanga undi yantwaye ninde wari inzobe ubwo cyangwa ninde inzobe hagati ya mama na papa ko n'ubundi tubona ufite inzobe ntabwo witukuje
yego inzobe ni yanjye inzobe ni yawe ni mama wanjye mama wawe ni inzobe cyane hanyuma se tuze muri bwa buzima twaze tuvuga wabaye umusitari wabaye umuntu uri muri sinema ubwo biba byarangiye n'ubuzima burahinduka niba waranywaga ikigage hari igihe kivaho cyangwa se niba utarakinywaga ukakinywa tubwire mu bintu byo kurya se ukunda iki nkunda ubugari bw'imyumbati ubwo bukagendana n'iki n'isambaza sambaza umuntu w'ibyumba urya isambaza donc nabaye muri Congo Igoma niho nize primaire yanjye noneho mba n'igisenyi cyane ibyumba rero nahageze nyuma urumva aho navukiye ngaho ubwo ubugari n'isambaza rwose umuntu yakwakira ukumva uranezerewe cyane rwose mfite n'inka nayiguha ku cyo kunywa se kunywa kwa kundi uvuga ati ngiye kwizihirwa ngiye kunywa burya nkunda mukaro yego reka tuvuge mu nzoga ntabwo nk'inzoga inzoga nturanayinywaho na rimwe na kwa kundi umuntu aba ari umwana wenda yagendeye mu kigare keretse papa ariko niwe ujya ubimbwira kera ajya ambwira ngo kera nari agasinzi ajya ambwira ko kera najyaga mufata akaboko nkambwira papa tugende ujye kungurira inzoga mu kabari niga nko muri cya gihe umwana bayiga muri maternelle ariko kuva urumva nyine ntago napfa kubyibuka ariko kuva menya ubwenge ntabwo ndongera kunywa inzoga watubwiye ko ufite umukunzi ni umufiance cyangwa n'umukunzi asanzwe mbese fiance yaratangiye ku buryo ajya ahura na papa ntarebe ku ruhande bakaganira neza yahura na mama yahura n'abarumuna bawe bakamumenya umuntu turi kumwe tumaranye igihe gito ntago nyine urabizi turi no muri lockdown guhita ujya kumwintroducinga ku babyeyi cyangwa se wajye kugupresenta ntabwo byapfa inzira zirafunze ntabwo byoroshye yego hakubona nibura ariho bishyira hari ka gahunda yego byaba byiza kurushaho kuko nibyo nifuza ku myaka yawe ugezemo biba bitoroshye kubona umukobwa akundanye n'umuhungu umwe ko bisa kose wigeze ukundana n'undi muhungu murarekana yego sinzi niba mbeshye hoya ntabwo ubeshye mwapfuye iki wowe wa mbere ex wanjye yarambeshyaga hano abakobwa mwanga abantu babeshye exactly nta muntu ukunda umuntu mubi umuntu niba umukunda ukamukunda ari umwe we akagushyiraho abandi igihumbi n'utwo ari igihumbi shene mukaza mushoreranye nyine ntabwo ari ubunyangamugayo rero naje kubimenya ndanabimubwira bimwe nyine hari ukuntu ufatana umuntu igihanga birangira nyine dutandukanye wigeze umufatana ku buryo byatumye mutandukana cyangwa warabikekaga gusa ntabwo kumufata ntabwo byari kunyorohera kuko yabaga hanze mba mu Rwanda urumva rero ahubwo ngewe naje gusa guhura n'abandi nabo atereta kandi bakundana kandi noneho ku buryo nyine nta muntu wakwinjizaga mu rukundo ukabona ibintu biri seri ukavuga uyu muhungu afite vision kabisa nza guhura nabo mbona message zanjye n'izabuze yose ni kimwe yego uravuga ibyo mbese ariko pendi paste ubyumva bitese ubyumva gute kuba umusore yagutendekeraho umukobwa tuwundi ntabwo ari byiza ntabwo kuko niba ari ikintu cya mbere kigenda kitajya kigaruka n'umwanya igihe umuntu aba yarataye kuba umuntu yaza gukundana nawe hari ibintu byinshi yagakoze wa mwanya mumarana kuri telefone ashobora no kumara ari kuganira n'inshuti ze ibindi bintu byubaka ariko akemera akaguha umwanya mukavugana iminota 20-30 nyuma yarangiza ukamukora ibyo bintu ntabwo ari byiza yagukoreye iki cyatumye mutandukana kugutendeka gusa no kumbeshya ariko uzi umuntu ukubeshya ngo aragukunda ugasanga isaha yabikubwiriyeho yabibwiye n'undi message nyine yayikoreye copy paste icyarimwe byose ukaba ari nayo mwohereza akubwira baby good night I love you agahita akora copy paste urumva ibyo bintu ntabwo rwose biriya ni fair urasa nkaho rwose niba shere wagukunza kwiye kugukunda wenyine
yego kuko nanjye mukunda wenyine ntabwo ujya utendeka ntabwo mbikunda byancanga mu mutwe wanjye ntabwo nkunda nyine ibintu bindwanira mu mutwe ari byinshi abakobwa noneho batendeka bashobora kuba ari abantu b'abahanga cyane biriya bintu bisaba ubuhanga gute bisaba nyine kuba ucanye ku maso kuba uri wa muntu ushobora kuba managinga njye ntabwo naba managinga abahungu na babiri sinabashobora mu bintu abakobwa bakunda ngo bakunda n'uburiri bwabo uburiri hari uwo nigeze kuganiriza avuga ati ngiye nkunda uburiri bwanjye kurenza ikindi wowe ukunda iki mu cyumba cyawe nkunda icyumba cyanjye uko kiba kimeze kutakizi buriya kiba kimeze gute ku buryo ushobora kutubwira niho hantu mara umwanya munini igihe kinini kuko niyo ndi mu rugo nshobora kuva nka 4 ndi mu cyumba cyanjye nk'umuntu akaza mu rugo nasohoka nko hanze akavuga burya se wari uri hano bikamutungura nyine nkunda chambre yanjye tuzayisura umunsi umwe nimba hakaribu harimo iki se gishobora gutera amatsiko twumve ni chambre nibura irorganize kuko hari ngo ntabwo nari nzi ko ari abahungu gusa bibaho ngo hari n'abakobwa babyuka ntibasase bibaho nyine twese turi abantu nkunda we yawe imeze ute mu yandi magambo nkunda nyine habamo utuntu tw'utudesi anime ibitabo nkunda gusoma usasa ryari iyo mbyutse mu gitondo hashizeho iminota 30 mbyutse yego ubwo uhita usasa ako kanya iminota 30 nyine urumva urabyuka amakuvureri n'amashuka nkabikuraho kugira hajyemo umwuka nyine utaruwarayemo yego hanyuma hari ibikunda kuvuga kuri YouTube ukabona abakobwa bagenzi bawe ari interview bakunda gutanga bavuga ati ngiye ntabwo njya nambara ikariso najyamanye n'abahungu 100 ibyo bintu nk'ibyo byumva gute ubwo nyine ubundi hari umukobwa yirase ko atambara ikariso hari ibintu nyine biba ari ubuzima buri prive ku muntu cyakora buri wese nyine agira uko yumva ibintu nuko amanaginga ubuzima bwe gusa mba numva kujya kuvuga ko utambara ikariso abahungu mwaryamanye ubwo ari ubuzima bwe buri prive atari ibintu bagakwiye kuzana mu itangazamakuru we yumvishe interview nk'iyo uba wumva uyakira gute nk'umukobwa ngenda seka uraseka yego nyine umukobwa mugenzi wawe ati ngiye rwose ntabwo nambaye ikariso mu ntande ibi nta kariso nambaye nyine ndibase uyu muntu koko yanyweye iki nyine mbyibazaho cyane yazi umuntu anyweye itabi ryangahera ariko nyine nta kundi hari imico abakobwa nabo ubona bagira ku buryo uvuga ati nubwo abakobwa babitiriye ibintu byose bibi ariko natwe hano hari aho dukwiye kwinenga rwose imico si myiza hariyo nawe ugiye ubona abakobwa bafite muri ino minsi ikintu mbona wenda dusigaye twarafashe ibintu nyine sinzi ko nabyita akenshi uzareba abakobwa nitwe dukunda kwambara ubusa nta muhungu wambara ubusa burya nyine buri wese agira uko abibona ntabwo mbikunda ngewe ntabwo mbikunda wenda hari ababikora bari mu maklipe cyangwa se mu mavideo runaka ariko hari nabo usanga nabo mu nzira ukabona ukasi umuntu yibagiye kwambara ariko nyine ukabibona ukigendera nawe ubona hari ibyo bavuga ku myambarire y'abakobwa bavuga ati ngubu kwambara ubusa hari abajya bavuga ati ariko ubwo busa nta bubaho ni viziyo uko yaba kose ntabwo viziyo bivuga kwiyambika ubusa ntabwo ibintu bivuga kwiyandarika kwiyandarika ariko se nkatwe abahungu basaza banyu hari ibyo mutunenga ubwo gata ariko namwe abahungu imico sisa amaniga y'iki gihe nayo uzigura n'umuhungu yambaye ipantaro wenda tuvuge yambaye nk'ishati ngufi yambaye ipantaro neza ukabona bya biri fit noneho ipantaro akayigeza hano munsi hafi mu ntege yarangiza agatebezamo isengeri yaniga rwose bira ntago bumva ari sawa biranjyana hari abantu bajya banenga pocket akavuga ngo hari abantu ba pocket bambaye na boxer zitari nziza nawe wigeze ubibona tubwire ari umuntu nabonye ayambaye yari umweru yarajemo ibizinga niba ari ugupfuba nashatse kumufotora ndavuga we yambaye boxer yaje ibizinga yego ndavuga okay
use nuko nta ntoki afite zo kumesa byagenze gute ariko bibaho nukubaho nari n'abasore bambara nabi rero yego okay hanyuma mama wawe uri mu rugo n'ababyeyi wenda nubwo batabikubwira ariko se ni iki uvuga ati okay ababyeyi banje nkurikije ukuntu mbazi ibi bintu ababyeyi bazi ko ari karite zanjye ni ibintu byiza bangiriye ikizere ko ikintu cya mbere ababyeyi banjye banziho ni ukubaha ikindi muri njye ndatuje ngira ubumuntu ikindi ngira impuhwe mbese nibyo barabinkundira cyane barabigukundira n'abantu benshi muri rusange barambwira wow ni byiza wize ibigendanye n'icyariki n'izindi elefka hanye kukubaza ibintu by'imibare se imibare rwose ndayanga abantu bize indimi baba bazi ibintu byinshi cyane bikomeye ariko geography urayizi geography twageragezamo duke nyiheruka muri twankomi reka tuvuge igezweho geography igezweho ni nko kuvuga ngo wenda umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe uturere tungahe abeshya ndaturuzira uturere hari Gasabo Kicukiro Nyarugenge akarere ka Gasabo Kicukiro Nyarugenge se dutatu akabigusabye kubara ubundi bavuga ko ari ni dutatu n'umujyi wa Kigali n'umujyi wa Kigali oya ahubwo ni intara enye n'umujyi wa Kigali ndumva bizi uturere ubwo tukaba tungahe twose mu gihugu uturere 31 na rimwe turere ni 30 ariko nibeshyeho gato hanyuma minisitiri w'intebe w'u Rwanda akaba nde oya ntabwo muzi ndagukope si Habumuremyira Habumuremyi Damien yavuyeho ahubwo ari no mu rukiko minisitiri w'intebe ndaturihuta ariko urumva ko utangiye kubayoberwa ni Edouard Ngirente Dr. hanyuma meya w'umujyi wa Kigali ntabwo muzi kuko Kigali ntabwo nkunze kuhaba mpaza nyine ndi mu kazi meya w'umujyi wa Kigali bamwita Pidance Rubingisi inde Pidance Rubingisi ose sabora cyangwa ubazo meya w'akarere k'iwanyu nakubwira ko nabagamo mbere ntacyo hanyuma se reka mubaza akana akabazo ariko gakomeyemo gake mu mapeti ya gisirikare ari general na general major uwo wumva aba ari mukuru kurenza abandi ninde numva ari general major niko mbyumva kubera iki se impamvu urabona wenda tuvuge urabona hari bajya bavuga ngo liyetena ari hasi ya liyetena koloneli nibyo ngendeye niba ari byo ntabwo byiza general ni uri mukuru kurusha general major kumbe nako rakamenye nako ndakamenye hanyuma reka ngushimire ku mwanya waduhaye kandi twizere ko n'undi munsi tuzagutumira nyine uzatwitaba cyangwa se tukazongera tukaganira ariko ntabwo nakubajije mu myidagaduro niba ari nk'umuhanzi wikundira mu myidagaduro nkunda ubu ngubu abantu nkunda cyane ni babiri b'abakobwa umuntu wa mbere nkunda Sani yego Sani si ubwo mukundira Sani ndamukunda cyane ndetse bimwe bidasubirwaho ukamukundira iki ubwo Sani ikintu mukundira mba mbona ari honnête njya nkunda gukurikira live ze kuri Instagram nkareba ibiganiro sometimes ajya acishaho wenda biterekeranye na business nkavuga wow nyine ni wa muntu wagukansaringa uramutse ufite nk'ikibazo ndabimukundira undi muntu nkunda Karasira Clarisse ukamukundira icyo Clarisse ikintu gituma mukunda twarabanye twiga nyine nkunda karakterize kuko ndibuka niga mu wa mbere mwiganye bwe uri college Amizero aho kutubwire Karasira yiga mundi yari mu ntoki
ni umwana mwiza ukunda kugira inama kuko ndibuka niga hari ukuntu ubona nk'abantu baba bari superieri bakarota nawe ukumva wajya kwiryamira kandi mu by'ukuri bari siziye muri premiere akenshi ugasanga ari kunyajya kwiga uri umwana uracyari inyuma ya nkabikunda sometimes ari gihe nivumburaga mbwira kari wambabariye kuko nkajya kuryama ariko akambwira ntugende ujye kwiga. Karasira yari hasi yawe wari hejuru? Yari hejuru yanjye. Yari hejuru yanjye nyine ndamukunda cyane. Ariko uko tumubona ubu tumubona nk'umuntu witonda. Na mbere niko yari ameze? Ni umuntu witonda. Hari abavuga ko yafungaga umutwe. Ntabwo yafungaga umutwe. Ntabwo yafungaga umutwe ko ni wa muntu iyo muhuye wenda umumenye kuri ushobora kubivuga ariko burya kenshi umenya umuntu uko mwaganiriye. Ntabwo afunga umutwe. Karasira we ubu tububona ntajya yambara amajipo matoya, ntajya yambara imyenda migufi, mbese ubona ari umuntu uri mu muco cyane. Na mbere niko yari ameze, wenda tuvugisha ukuri nk'umuntu umuzi nyine tukiri abanyeshuri, ari umunyeshuri nk'abandi bose. Ikindi kuko ibintu by'umuco arabikundaga kera kuko yatwigishaga kubyina danse traditionnelle. Urumva rero ni ibintu nyine byari bimurimo kuva kera kandi wabonaga ari ibintu yigeze yambara mini kuva yabaho. Ntabwo muzi yambaye mini. Muzi ari umuntu wambara akikwiza. Baramuteretaga se ku ishuri, urumva umukobwa abyinaga danse traditionnelle kandi yari umuntu ukunzwe cyane ku kigo. Wenda abamuteretaga ntibaburaga gusa nta couple narinze afite mu kigo. Yari umuntu yatangira ubuhamya ko ari umuntu mwiza. Exactly nkanjye nabutanga. Hanyuma se muri aba star bandi se babasuri nta ujye wumva wihebeye di ugatera ariko rwose bose ndabakunda nkunda ibihangano byabo kuko burya umuntu nafata umwanya we akajya gukora ikintu runaka tugomba no kubimwubahira cyane. Ariko nkunda andiba umuntu nyine nkunda indirimbo ze cyane. Umukundira iki birenze indirimbo ze? Ikintu mukundira, ikintu cyatumye mukunda ni indirimbo ye afite yitwa Mine. Yego. Wumva ariko ko n'abakobwa bavuga ko ari umusore ngushinguyera. Yego. Nabyo urabimukundira. Katuririmbire nk'akarimbo ke katoya turangiza gusoza. Indirimbo yandiba umuntu. So ko ntazi kuririmba. Ahubwo niho twari gutangirira. Hari icyo ubganizi hera. Ndaririmba gato. Okay. Sinzigera na rimwe ngusaba guhinduka. Ngayo nguko. Hanyuma ujye kumbura iki mu bwana cyo mu bwana kirenze kwa kundi baguteteshaga, ari ukuntu abantu bakumbura no kuntu bakinaga iby'abana. Wigeze ubikina? Ntabwo nigeze nkina iby'abana. Ngo barabikinaga bagakora n'ibintu bikomeye. Ntabwo nigeze mbikina. Aho umvaga byabaga se ngo byakorwaga gute? Baratekaga bya bintu byo guteka mu dukoroboyi ntabana batabikora. Bamwe agakina ari ba papa, abandi ba mama, abandi basezeranye. Ariko byana abana bura byari bibi ukurikije. Na n'ubu barabikora kuko njya mbona barumuna banjye babikora. Ngayo nguko. Reka tugushimire, hari icyo wambaza ubwo? Oya ntacyo. Hanyuma babwire kandi subscribe. Inshuti zidukurikiye babakore subscribe kuri Zoom TV24, banakore subscribe kuri Marine Rwandan Series. Ikindi twabasaba ni ukudufollowinga ku ma social media. Nkangiye kuri Facebook nitwa Butera Patience Flavienne, no kuri Twitter na Snapchat, meme na Instagram nayo ni Butera Patience Flavienne. Niki cyakubabaje mu buzima bwawe kuva wabaho? Ikintu cyambabaje, nababajwe cyane na oncle wanjye yapfuye umwaka ushize. Tware cyane. Yari umuntu wanjye wa hafi. Naramukundaga cyane. Apfa nyine mu buryo ntiteguye. Ujya ubona abana b'imfubyi? Yego. Iyo urebye imfubyi ni iki kikuza mu mutwe?
akenshi mpita mvuga mfite nk'ubushobozi bwo kubafasha nabafasha. Okay, bye nani wagiye kubaza hanyuma ukinana n'umusore ngo witwa Oziri mumubona na gute? Oziri rero sinze kuvuga ibibi bye byakugora nta nibyo wabona. First ni umuntu uri sociable, umuntu wari we wese arakwakira ukuje kandi akakubahira uburiwe. Umuntu ugira blague ugira story ariko yabishatse abaseri. Okay. Ariko kinatereta n'umuzima busanzwe ntajya batereta se? Oya, twebwe hano turi nka famille nkuko abana n'abashiki be mu rugo hano niko tumeze. Hako bibona nk'umukobwa bakundana gufuha ari byiza ukurikije wenda nk'ukuntu yisanzura ko abisanzura. Gufuha bibaho ariko njyewe umuntu nkunda nizera ntabwo namufuhira cyane kuko burya niba ari ikintu cya mbere kigora kubika icyizere cy'umuntu, kumva ko umuntu akwizeye ukajya kumuhemukira. Shayuri wa muntu ugira umutima birakuvuna. Okay. Bye rero. Bye. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.